Muraho neza rero bantu mukurikira ibiganiro bya Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe. Nizere yuko aho muri mumeze neza, ibintu ari amahoro. Wowe wakoze subscribe turagushimiye, wowe utari wayikora iki nicyo gihe cyo kugira ngo uyikore, noneho ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5, nukuvuga tubishireho bihite bikugeraho. Rero wowe wayikoze kora share, ukore subscribe, ukore za like kugira ngo ibintu bigende neza, kandi niba utari wayikora umenye ngo uri guhomba cyane. Nabwiye ko rero tuzajya turabagezaho utuntu tw'udusha, utuntu n'utundi tugiye turagerwaho muri ako kanya. Rero ngiye kubagezaho udusha twabaye, no kuvuga ngo intambara ya M23 kuva yatangira muri uyu mwaka turimo, udusha twabereye muri iyo ntambara ngiye kugenda ntubereka, uratangara, nukuri nutubona uratangara. Agasha ka mbere katangiye ari uko ihene yabyaye umwana gufite imitwe ebyiri. Umwana w'ihene ufite imitwe ebyiri, ihene yakwabira, no kuvuga ngo hakabira iyo mitwe ebyiri icyarimwe, kandi agahena ari kamwe gafite amaguru abiri n'amaboko abiri nk'uko izindi zivuka. Ngiye kubereka rero utwo dusha uko tugiye dutandukanye. Wowe iyi video ntigucike, kandi aho mutumva ururimi rw'intuza rw'igiswahili nta kibazo, ndagerageza mbasemurire, mbasobanurire kugira ngo ibintu bigende neza cyane, mubashe kuryoherwa no kumva utudusha utwari two n'izi video izarizo, maze namwe mubikurikirane mubashe gusobanukirwa ibyari byo. Hano rero yagize ati yabyaye umwana w'ibitwe bibiri. Dore umwana nguyu, uyu munsi murabyumva n'abana bayo bari kuri. Dore ngiyi ihene yabyaye umwana ufite imitwe ebyiri, ntago turi kubesha. Dore ngiyi murayireba. Ari kubaza itariki, ari kubaza ko ari itariki ya 5 z'ukwa 2 2020. Murabibonye rero, agasha ka mbere nuko ihene yabyaye umwana umwe ariko ufite imitwe ibiri, no kuvuga ngo byabaye ku tariki 5 z'ukwezi kwa 2 muri 2025 muri uyu mwaka turimo, ndetse muri uku kwezi. So rero bivuze ngo yari ari kuvuga ngo Mungu anabibona, ngo Imana iri kubireba, ibiri kuba iri kubireba, ngo ihene yabyaye umwana umwe ufite imitwe ebyiri. Bivuze ngo rero ngo hari icyo Imana ibiziho mu myemerere y'abakongomani. Katurebe aka kabiri. Agasha ka kabiri rero murabibona, uyu anapiye serike, uyu anapiye maraba yose, uyu anapiye ako rero ni agasha ka kabiri k'umuntu wibye serikeye mu ntambara ya Kongo. Kandi gasha rero murebe uwibye ingurube akayikorera ku mutwe. Dore nguwo yibye ingurube, nyirayo aramubona ari kumukurikira ati wampaye ingurube yanjye. Ndateka dare kare uzande kw'izina rya Yesu utanera kimwe. Habereyeyo udusha twinshi. Reba uwo yibye mototefu, reba n'abandi bibye mototefu nshasha. Mwabantu mwe rero, ibya Kongo n'udusha twinshi, n'udusha tureture. Ako ngiye kubereka ni agasha ariko karanababaje. Ngiye kubereka umugabo wakubise umugore we n'umuhoro, yambaye ubusa, aramukubita. Noneho nyirabukwe abibonye, nyina w'uwo mukobwa nawe aza ari kwiruka azanye
urukwi arukubita umukwe we, noneho umukwe ntirwamufata, nyirabukwe aragenda ashaka urutare rwiza amupiga iyo jiwe kubwa ararimutera kabisa. Noneho umukwe maze yiruka kuri wa nyirabukwe amwirukaho na wa muhoro, aramukubita ku kibuno, amukubita mu mutwe, amukubita mu bitugu. Nyirabukwe arirukanka afata agasafuriya akinga mu mutwe, umukwe agakubitamo wa muhoro ikibatira. Nyirabukwe agwa mu ziko yicaye, umukwe amukubitiramo. None hageze aho bana nyirabukwe ariruka, bari kuvuga bagiye guhamagara polisi, ariko umugabo arakomeza arakubita. Dore ngibyo udusha twa Kongo two ni twinshi cyane. Mukurikire murebe ukuntu nyirabukwe agiye gukubita. ndagufutije mu gitabo cy'ubugingo n'ikaramu igufuse ndayipfuye. Udusha tw'abakongomani two ni twinshi cyane. Rero aravuze ngo turahafashe Masisi hakuna shida. Ngo ngaha turahafashe kabisa teritwari ya Masisi. Ngo abasoda ba FARDC ngo na wazalendo ngo barahafashe, ngo Colonel Jete Quebec. Mbese mubarebe ukuntu bameze, barasekeje. Inkweto, imyenda bambaye, ukuntu basa, bano basirikare barasekeje. Ndebera, reba nk'uwo uyu ufite iyo mbunda nini, reba none uwo uraritse akadawe, nta niforume yambaye, ni imbunda gusa. Ariko noneho ndebera uwo n'ibijerekani ngo ni umusirikare. Reba none uwo ufite icyombo, ipantaro ni kabaradini, ishati n'indi kabaradini y'ubundi bwoko, na bote z'icyatsi n'icyombo. Reba uwo ufite akanuza agahoro ka kera. Barasekeje kabisa. Noneho mundebere ukuntu udusha two muri Kongo tuba tumeze. Uwo ni guverineri bashizeho. Araka gavana araka guverineri musha. Nguwo murebe ukuntu